Abashuje mbifuriza n'ikaze inshuti bakunze b'amakuru y'iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tugiye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 Gashyantare uyu mwaka wa 2026. Turaza kureba imiterere y'umuyaga, turebe uko ikirere kizirirwa amasaha mu gitondo ndetse no ku gicamunsi. Turaza no gukomoza ku minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo nyine ku itariki ya 18 kugeza ku itariki ya 22 z'uku kwezi. Ariko reka duce mu ncamake uko ikirere kiriwe kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi mu rukerera twagize imvura hirya no hino mu gihugu yaje kugenda igabanuka bigera mu gitondo cy'uyu munsi henshi mu gihugu itakigwa. Mu masaha ya mbere ya saa sita nta mvura twagize, na nyuma ya saa sita hirya no hino mu gihugu hagize urunyurane rw'izuba n'ibicu. Muri iri joro biteganyijwe yuko tuza kugira imvura cyane cyane mu bice by'uburasirazuba muri Nyagatare ndetse Gatsibo na Kayonza, kimwe no mu bice by'uburengerazuba. Gusa mu rukerera nanone turaza kugira imvura hirya no hino mu bice byose by'igihugu. Byumvikana yuko muri iri joro hateganyijwe imvura hirya no hino mu gihugu. Naho ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo biteganyijwe ko tuzaramukana umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera ugashyira kuba mwinshi, uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 9 mu isegonda. Bikaba biteganyijwe yuko umuyaga uzaba uturuka mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Bikaba biteganyijwe ko kandi mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo hateganyijwe imvura mu bice by'intara y'uburengerazuba byose, bice by'intara y'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba bw'intara y'amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ndetse n'akarere ka Nyaruguru. Ahandi hasigaye nta mvura ihateganyijeho ni masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe hirya no hino mu gihugu biteganyijwe ko buzabura hagati ya °C 11 ndetse na °C 18. °C 11 ziteganyijwe mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Nyabihu, akarere naho hazagira ubushyuhe bwo hasi ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho ku masaha y'igicamunsi ibicu bizakomeza kugenda byiyongera ndetse igihugu cyose hateganyijwemo imvura izumvikanamo inkuba aho ni nyuma ya saa sita. Ubushyuhe nabwo buzazamuka bugere hagati ya °C 23 ndetse na °C 29. °C 29 ziteganyijwe mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka Nyagatare, akarere naho biteganyijwe yuko hazagira ubushyuhe bwinshi ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho mu minsi 5 iri imbere ni ukuvuga uhereye nyine ku munsi w'ejo kugeza ku itariki ya 22 biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ibihe by'imvura cyane cyane mu masaha ya nyuma ya saa sita ndetse n'amasaha y'ijoro. Reka nsoze mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo izuba rizarasa ku isaha 12:05 za mu gitondo rikarenga ku mugoroba ku isaha 12:23. Mwakoze kubana natwe, komeze gukurikira amakuru y'iteganyagihe. Mugire ibihe byiza.